Nitwa Murekatete Brigitte, ndi umukozi wa Nidoro ushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga ugamije guteza imbere imigirire cyangwa imigenzereze idaheza abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Nidoro ni ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga kuri ubu igera kuri 13. Ikaba iharanira ko abantu bafite ubumuga bagira uburenganzira bumwe nk'ubw'abandi banyarwanda kandi bakagira uruhare rugaragara mu iterambere ry'igihugu. Uyu mushinga ujya gutekerezwa nuko hari hakigaragara imigirire cyangwa imigenzereze idahwitse iheza abantu bafite ubumuga. Ibyo bakaba biterwa nuko wenda badafite ubumenyi buhagije ku bumuga icyo ari cyo, ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga cyangwa se ku burenganzira bw'abantu muri rusange. Uyu mushinga ukaba ufite intego y'uko uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bugomba kubahirizwa nk'uko amasezerano mpuzamahanga aharanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga yubahirizwa. Uyu mushinga tukaba tuzawuterwamo inkunga na guverinoma y'Abadage BMZ ndetse n'umuryango w'Abadage witwa CBM. Uyu mushinga watangiye muri uyu mwaka wa 2019 ukazamara imyaka 4. Ukazakorana n'inzego zitandukanye zaba iz'ubutegetsi bwa leta ku rwego rw'igihugu, ku nzego z'ibanze, aho tuzakorana n'uturere 5, akarere kamwe muri buri ntara, no kuvuga akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, akarere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba n'akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Uwo mushinga ukazibanda cyane ku bikorwa by'ingenzi ari byo kubaka ubushobozi ku bagenerwabikorwa bose w'uyu mushinga, gukora inama z'ubuvugizi ku bibazo byose bishobora kugaragara, gushyiraho ihuriro rigamije kuganirirwamo uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga, gukorana n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu kugira ngo harwanywe ihezwa iryo ari ryo ryose naho rigaragara rikaba ryagaragazwa, gukorana n'abantu bashyiraho amategeko bita cyane ku bantu bafite ubumuga mu gihe cyo gushyiraho amategeko, gusesengura inyandiko zihari cyangwa porogaramu zihari kugira ngo harebwe koko niba abantu bafite ubumuga baritaweho, ahaba hagaragara ikibazo bikaba byagaragazwa, gukorana ibiganiro kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo bikangurira abantu benshi batandukanye ku burenganzira bwa muntu no ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga muri rusange. Kubera iyo mpamvu, kugira ngo abantu bose bagire ubumenyi ku burenganzira bwa muntu ndetse no ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga, hateguwe integanyanyigisho zitandukanye. Muri izo nteganyanyigisho harimo n'iyi video izashyirwa ku ma-DVD kugira ngo abantu bamenye amategeko aharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange ndetse n'aharanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Ntatinze rero, ndagira ngo nk'ijambo umunyamategeko wa Nidoro Bwana Murema Jean Baptiste kugira ngo asobanure aya mategeko ku rwego mu buryo bwimbitse, aya mategeko mpuzamahanga aharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko aharanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Akaba ari bufatanye na Claudine, umukozi ushinzwe kubaka ubushobozi bw'abagenerwabikorwa. Murakoze. Tugiye kuganira ku bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga atanga uburenganzira ku kiremwamuntu. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi 1948 nibwo hatangiye kwitabwaho cyane ibijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Uretse ko na mbere yaho byatangiye hari uburyo butandukanye uburyo ikiremwamuntu cyubahirizwa, ariko duhereye muri 1948 nibwo hagiyeho urwunge cyangwa se icyo twakwita mu zindi ndimi Universal Declaration of Human Rights. Icyo gihe iyo nyandiko mpuzamahanga yakanguriraga ibihugu yuko bigomba kwishyiraho umukono kugira ngo uburenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirizwe. Nyuma ya 1948 yo mu 1948 hagiye hajya handi masezerano mpuzamahanga atandukanye.
aho twatanga urugero ko mu 1965 hagiyeho amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye aho hari ivangura rijyanye n'uruhu. Iyo convention ni International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, aho aya masezerano yakanguriraga ibihugu byose ko kuba abantu badasa atari ikibazo cyangwa se badahuje uruhu. Icyo gihe ayo masezerano ajyaho asinywa n'ibihugu bitandukanye. Mu 1966 naho biza kugaragara ko hari uburenganzira bwa kiremwamuntu butubahirizwa. Nibwo hajyagaho amasezerano mpuzamahanga, numva mu Kinyarwanda ntabona uko mbyita, ariko ni uburenganzira bwo twita civil and political right, International Convention on Civil and Political Right, aho buri kiremwamuntu cyose kiba gifite ubwo burenganzira nk'uko mbusobanuye. Icyo gihe rero iyo nyandiko imaze kujyaho, imaze no kwemeza ku rwego mpuzamahanga, ibihugu bitangira nabyo kuyishyiraho umukono kugira ngo koko bwa burenganzira bw'aba bantu ku isi hose bwubahirizwe. Mu 1966 n'ubundi biza kugaragara ko hari ubundi burenganzira ikiremwamuntu kitabona, ubwo twakwita economic and social and cultural right. Icyo gihe byagaragara ko ikiremwamuntu mu by'ukuri hari uburenganzira bwerekeranye n'ibyo bivuze batabona, naho hajyaho amasezerano mpuzamahanga kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe. Muri 79 biza kugaragara ko abagore nk'ikindi cyiciro bafite uburyo babangamirwa cyangwa se uburenganzira bwabo butubahirizwa. Niho hagiyeho iriya convention yerekeranye no kurwanya ihohotera iryo ari ryo ryose rishobora gukorerwa umugore ndetse n'umukobwa. Icyo gihe bakangurira ibihugu byose kugira ngo bishyireho umukono. Ntekereza ko n'u Rwanda muri 79 imara kujyaho, igihugu cyacu nacyo cyashyizeho umukono, n'izo zindi navuze mbere kugeza ubu igihugu cyacu ngira ngo cyazishyizeho umukono. Muri 84 haza kujyaho andi masezerano mpuzamahanga akangurira ibihugu ku kintu cy'iyicarubozo, ibyo twita torture. Ayo masezerano amaze kujyaho, ibihugu byinshi nabyo byakanguriwe kugira ngo bisinye kugira ngo koko bwa burenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirizwe, aho umuntu cyangwa se ikiremwamuntu kitagomba gukorerwa iyicarubozo. Muri 89 haba hagiyeho andi masezerano nayo, aho byari bimaze kugaragara ko abana nk'ikindi cyiciro nabo barimo guhura n'ihohotera ritandukanye nk'abana, naho hajyaho amasezerano mpuzamahanga akangurira ibihugu kugira ngo barusheho kwita ku bana, bwa burenganzira bwabo nabo bwubahirizwa. Mu by'ukuri navuga yuko nyuma y'intambara y'isi ya kabiri hagiye hajyaho amasezerano mpuzamahanga agiye atandukanye, ariko mu rwego rwo kugira ngo bwa burenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirizwe, kuko uburenganzira bwa kiremwamuntu ni bwinshi kandi bugiye butandukanye nk'uko tugenda tubibona. Ayo masezerano mpuzamahanga rero yose niko yagiye ashyirwaho umukono. Hanyuma muri 2006 nibwo haje amasezerano mpuzamahanga ku bantu bafite ubumuga. Ntekereza ko aya masezerano ni nayo masezerano mu by'ukuri urebye ugereranyije n'aya masezerano mpuzamahanga yandi yabashije gushyirwaho umukono cyangwa se gusinywa n'ibihugu byinshi bitandukanye par rapport cyangwa se ugereranyije n'aya masezerano mpuzamahanga yandi. By'umwihariko rero aya masezerano ku rwego rw'isi yose ashinzwe kurengera uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga, n'igihugu cyacu cyarayemeje, cyemeza mu 2008. Nagira ngo wenda muri make mvuge ku bijyanye no kuri aya masezerano mpuzamahanga ibikubiyemo, cyangwa se mu ncamake kugira ngo wenda byumvikane neza. Aya ndayibandaho kuko n'ay'abantu bafite ubumuga, arengera uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga.
aya masezerano nk'uko nabivuze afite nyuma y'aya masezerano hari n'indi nyandiko iyo twita protocol, optional protocol, ni indi nyandiko nayo iziherekeza ayo masezerano mpuzamahanga ariko adatandukanye cyane n'ayo masezerano, ahubwo abasobanura birushijeho uburyo abantu ku giti cyabo bifuje nko gutanga ikirego cyangwa se kugeza ikibazo cyabo nko mu rukiko, ariko cyane cyane ku rwego mpuzamahanga, uko bashobora gukurikirana kugira ngo ikibazo cyabo kibashe kugera aho bifuza ko kigera. Aya masezerano nk'uko nabivuze yemejwe muri ONU mu tariki 13 z'ukwa 12 muri 2006 muri Assemblée Générale ya 61 igihe yabaga muri 2013 mu kwezi kwa gatanu. Ibihugu 155 nibyo byari bimaze gusinya cyangwa se gushyira umukono kuri aya masezerano. Hanyuma ibihugu 130 byari bimaze kuratifiya. Ngira ngo hananasobanure gusinya no kuratifiya, no kuvuga ngo iyo igihugu cyanaratifiye kiba kigize inshingano ko n'ibikubiye muri aya masezerano kigomba kubishyira mu bikorwa. Hanyuma u Rwanda narwo muri 2008 mu kwezi kwa 12 narwo rushyira umukono kuri aya masezerano. Bivuze ngo icyo gihe aya masezerano yahise agira agaciro nk'andi mategeko yose yo mu gihugu, ndetse atangira no kubahirizwa nk'uko n'andi mategeko yose yo mu gihugu yubahirizwa. Aya masezerano mu rwego rwo kugira ngo wenda n'ababasha kuyasoma bagende basobanukirwa icyo buri gice gisobanuye, navuga ko hari icyo twita preamble. Preamble navuga ko ari nk'iriburiro cyangwa se ahabanzaho inyandiko. Iyo usomye muri concept muri preamble usangamo concept of disability, ugasangamo indivisibility of human right. Izo ni ingingo ebyiri ushobora gusanga hariya iyo usomye preamble. Navuga ko iyo usomye iki gice nibwo wumva filozofi y'aya masezerano, icyo aya masezerano agamije n'ikigomba gukorwa. Hari icyo twise general rules cyangwa se amabwiriza rusange. Ni ukuva ku ngingo ya mbere kugera ku ya 9. Harimo purpose cyangwa se icyo aya masezerano agamije, harimo igisobanuro, harimo ibyo twita general principles cyangwa se amahame rusange agomba kwitabwaho muri aya masezerano, harimo n'icyo twita general obligation. Mu yandi magambo twavuga ko ari nk'inshingano rusange buri gihugu kigomba kwitaho kugira ngo aya masezerano yubahirizwe. Hari icyo rero twise backbone cyangwa se umutima w'iyi convention. Ni hahari noneho dusanga bwa burenganzira tuvuga umunsi ku wundi, wenda bagenzi banjye bari bubikomozeho. Ubwo burenganzira guhera ku ngingo ya 10, uretse ko no mu ngingo zindi zibanza hari aho biri, ariko iyo uhereye ku ngingo ya 10 kugera ku ya 30, aha noneho niho usanga byo twita individual rules cyangwa se za ngingo zivuga ku burenganzira ku bantu bafite ubumuga. Hanyuma hakaza gukurikiraho n'ingingo rusange rero za zindi zerekana uko amasezerano azashyirwa mu bikorwa, zerekana uko hazabaho gukurikirana cyangwa se kureba iyubahirizwa ry'aya masezerano. Ushobora kwibaza uti aya masezerano ubundi agamije iki? Ni iyihe ntego y'aya masezerano? Harimo ibintu bitatu. Icya mbere ni to promote. Promote mu Kinyarwanda twavuga ko ari nko guteza imbere. To protect ni ukurinda, and to fulfill. Mu by'ukuri iyo tuvuga human right, izi ni ingingo cyangwa se n'amagambo aba agomba kumvikana. Kuvuga ngo hagomba kubaho to promote, to protect and to fulfill. Kuvuga ngo kubahiriza.
iyi konvansiyo rero cyangwa se amasezerano iyo uyasomye usanga kenshi ibivugwa byose bigenda bigaruka kuri aya magambo, kandi mu by'ukuri iyo buri gihugu kibashije gukora ibijyanye n'igisobanuro cy'aya magambo, mu by'ukuri ni nk'aho ya masezerano aba yubahirijwe. Aya masezerano aje areba abandi. Aya masezerano arareba umuntu wese ufite ubumuga, yaba ari umwana, yaba ari umugore, yaba ari umusaza, yaba ari icyiciro cyose icyo ari cyo cyose cy'ubumuga, aya masezerano aramureba. Hanyuma navuga kandi ko amasezerano buriya iyo aje ndetse akanemezwa ku rwego mpuzamahanga, hari uburyo bubiri. Hari ibyo bita kuyasinya, hakaba no kuratifiya nk'uko nigize kubikomozaho. Hari ibihugu biyasinya, ariko byamara gusinya hari noneho n'ibitangira gukora ya procedure cyangwa se kwa gutangira gukora icyo twita kuratifiya. Ni izindi nzira mu rwego rw'amategeko kugira ngo ayo masezerano yemezwe ku rwego rw'igihugu. Hari ibihugu byinshi rero byasinye nyuma biranaratifiya, hari n'ibindi kugeza ubu byanze no kwirirwa bishyira umukono kuri aya masezerano kubera impamvu zigiye zitandukanye. Kubera iki aya masezerano ari ngombwa? Hari impamvu zigera kuri 5. Iya mbere nibyo twita to clarify. Kuvuga ngo aya masezerano aje gusobanura neza cyangwa se no gutangaho umurongo ku bantu bafite ubumuga cyangwa se ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga, kuko akenshi usanga abantu banabyitiranya kubera n'aya mateka y'abantu bafite ubumuga. Ugasanga umuntu ufite ubumuga kumukorera ikintu ni nkaho ari impuhwe ugiye kumugirira. Aya masezerano rero azavuga yuko ari uburenganzira bw'uwo muntu. Icya kabiri, aya masezerano azanashyiraho icyo twise responsibilities. Azasobanura neza ko ibihugu nabyo bifite responsibility zo kubahiriza ibikubiye muri ya masezerano. Aha rero aya masezerano asobanura neza ngo izo nshingano ni izihe, igihugu kigomba gukora iki kugira ngo ibikubiye muri ya masezerano byubahirizwe. Ikindi nicyo twita guteza imbere kudaheza, kuko akenshi usanga hari n'ukuntu sosiyete zitandukanye, harimo na sosiyete nyarwanda, aho usanga umuntu ufite ubumuga ahezwa. Aha rero amasezerano azasobanura icyo twita inclusion ndetse na accessible development. Kandi aya masezerano azasobanura uburyo habaho icyo twita monitoring, ni ukuvuga ngo gukurikirana cyangwa se kugenzura uko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa. Aya masezerano cyane cyane mu ngingo za nyuma basobanura uko iyi monitoring igomba gukorwa. Muri aya masezerano kandi harimo ikindi kintu cy'ingenzi, icyo twise principles. Principles twavuga ko ari nk'amahame rusange ari muri aya masezerano. Ihame rya mbere ni uko abantu bagomba kubahwa. Bivuga ngo umuntu uwo ari we wese, yaba amugaye yaba atamugaye, aba agomba kubahwa kandi akagira ubwo burenganzira bwo kwihitiramo ikintu ashaka biturutse ku bushake bwe, ku cyo yihitiyemo, atari ukuvuga ngo umuntu amuhitiyemo. Amasezerano rero avuga ko ni ihame rya mbere ko umuntu uwo ari we wese witwa ko ari ikiremwa muntu, cyane cyane ufite ubumuga, ko nawe afite ubwo burenganzira. Ihame rya kabiri ni uko umuntu ufite ubumuga atagomba kuba discriminated. Discrimination sinzi uko nayisobanura, ariko ntabwo agomba guhohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se guhezwa. Icya gatatu ni uko umuntu ufite ubumuga agomba kugira same right to be free included and participation. Aha ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubumuga nawe afite uburenganzira bwo kugira uburenganzira nk'undi, ndetse no kugira uruhare mu bikorwa byose biba muri rusange muri sosiyete,
nk'undi uwo ari we wese. Irindi hame rya kabiri rya kane nicyo bise respect for difference. Kuvuga ngo niba njyewe ntasa nawe cyangwa se tutareshya cyangwa tutagenda kimwe, ntago uko kudahura bigomba kuba ikibazo, tugomba kubyubaha. Abashaka kuvuga yuko niba umuntu afite ubumuga bwaba ubw'ingingo, bwaba ubwo mu mutwe, bwaba ubw'uruhu cyangwa n'ubundi, icyo kintu abantu bagomba kukimubahira kuko nuko ameze, ariko ni ikiremwa muntu, afite uburenganzira. Ikindi icya gatanu nicyo bise equal opportunities, kugira amahirwe angana. Aho niho wibaza utese abantu bafite ubumuga n'abatabufite bafite amahirwe angana. Iri rero ni ihame aya masezerano agaragaza yuko ibihugu bigomba no kwita ko abantu bose mu gihugu harimo n'abafite ubumuga bagira ya mahirwe angana. Ihame rya gatandatu niryo bise equal access to all services and facilities in the community. Bango se ibikorwa remezo dufite muri sosiyete, serivisi zitangwa, ese ziri equal access, twese tubifiteho, tubigiraho amahirwe angana, cyangwa se dushobora kubigiraho uruhare ku buryo nta mbogamizi duhura nazo. Aha rero bivuga ngo serivisi dutanga mu buryo bwa buri munsi tuba dukwiye kureba ko ntawe ziheza. Hanyuma irindi hame ari naryo ribanziriza irya nyuma, aho bavuga ko abagore n'abagabo bagomba kugira amahirwe angana. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ubumuga, yaba ari umugore yaba ari umugabo, aba nabo bafite amahirwe angana, kubera yuko akenshi no muri ya masezerano yandi nagiye mvuga, hari aho bigaragara ko abagore bagiye bahezwa kenshi, ugasanga n'uburenganzira bwabo ntabwo bugenda bwubahirizwa nk'uko byakagombye ku kiremwa muntu. Aha rero no ku bantu bafite ubumuga bavuga ko umugore n'umugabo nabo bagomba kugira amahirwe angana mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira. Hanyuma ihame rya nyuma muri aya masezerano ni aho bavuga yuko abana bafite ubumuga nabo bafite uburenganzira ko bagomba no kubahwa, should be respected, bagomba kubahwa. Kandi uko umwana agenda akura, igitekerezo cye kigomba kuba agomba guhabwa uruhare rw'uko avuga, atanga igitekerezo cye kikubahwa. Kuko habashaka kugaragara ko hari igihe umwana ashobora kuba afite ubumuga ugasanga ntiyumvwa, umuryango we ntumwumva cyangwa se na sosiyete ntimwumva kubera yuko ari umwana noneho ufite ubumuga. Iyi principe rero izivuga ngo, amasezerano azavuga ngo iri ni ihame rigomba kwitabwaho igihe aya masezerano azaba ashyirwa mu bikorwa. Ubwo ni ukuvuga ngo barakangurira ibihugu kwita kuri iki kintu. Iyo usoma aya masezerano cyangwa se iyo uvuga icyo twita human right, hari amagambo agenda agaruka. Ni ukuvuga ngo ni amagambo afite ubusobanuro. Ubwo busobanuro bugomba kumvikana neza kugira ngo bizabafashe gushyira mu bikorwa noneho cya kintu dusaba ko habaho human right cyangwa se kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu bikabaho. Ayo magambo hari ijambo tunavuga mu buryo busanzwe bwa buri munsi, ariko muri aya masezerano biba bivuze ikindi kintu. Iryo jambo mu Cyongereza ni participation. Kuvuga ngo participation muri aya masezerano biravuga yuko umuntu ufite ubumuga agomba kugira uruhare mu bimukorerwa, kuko niwe biba bizagiraho impact. Iri ni ijambo rero dushobora gukoresha mu buryo bwa buri munsi, ariko iyo bigeze muri aya masezerano, iri ni ijambo rifite igisobanuro mu rwego rwa human right. Icya kabiri ni inclusion. Inclusion abavuga yuko hagomba kubaho kudaheza muri sosiyete, mu buzima bwa buri munsi, ko umuntu ufite ubumuga nawe agomba kuba included, kugira ngo nawe agire uruhare ku mihindukire ya sosiyete kandi nawe bimugireho uruhare. Aha bashaka kuvuga ko akenshi usanga nk'abantu bafite ubumuga bahezwa mu bikorwa bimwe cyangwa se muri serivisi zimwe, ugasanga muri sosiyete runaka ba bantu bafite ubumuga ugasanga bo baracyari inyuma,
nta n'impinduka kuri bo iba kubera yuko habaye cya kintu twita exclusion. Irindi jambo niryo icyo bita full and effective. Vuga ngo ahangaha naho abantu bafite ubumuga bagomba kugira uruhare rusesuye. Uruhare rusesuye mu bintu byose bikorwa cyangwa se muri serivisi zose muri sosiyete. Hari irindi jambo twise discrimination. Iri jambo naryo iyo usomye ibisobanuro byaryo muri aya masezerano bivuze ikintu gikomeye. So kuba byonyine n'aya masezerano yaragarutse kuri iri jambo ni uko bifite igisobanuro gikomeye, kuko usanga hari ibikorwa bikorerwa abantu bafite ubumuga rimwe na rimwe ukaba wabikora utabizi, ariko mu rwego rw'uburenganzira ugasanga uyu muntu hari uburenganzira bwe wahungabanyije. Ngira ngo hari n'ingingo ibivugaho muri aya masezerano by'umwihariko, ku buryo rero bisobanura yuko iyo abantu bashyira mu bikorwa mu buryo bwa buri munsi hari ibyo bagomba kwitondera abantu bafite ubumuga muri bya byiciro byose by'ubumuga tuzi. Hari ikindi bavugaho muri aya masezerano, muri participation in all areas of life. Aya masezerano avuga ahantu hatandukanye, haba mu kazi, haba ubuvuzi, haba amashuri, haba mu mikino n'imyidagaduro, haba mu byo twita political participation. Izi ni ingingo zigiye zikubiyemo ku buryo buri cyose bagenda bakivugaho, ese leta igomba gukora iki, leta ifite iyihe nshingano, yihe imeze ite gute kugira ngo uburenganzira bw'uyu muntu kuri iyi area bwubahirizwe kugira ngo ubuzima bwe bubashe gukomeza. Muri aya masezerano kandi hari ibindi bintu bikomeye bibiri bavugamo, amagambo abiri y'Icyongereza. Hari uwo twita right holders na duty barriers. Right holder ni abantu ba nyir'ubwite bafite uburenganzira cyangwa se ba nyir'uburenganzira. Ba nyir'uburenganzira bafite uburenganzira bw'uko uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Bafite uburenganzira bwo kubaza ushinzwe gushyira mu bikorwa uburenganzira bwabo igihe ari ngombwa impamvu atabikoze. Aha rero natanga nk'urugero ku bijyanye n'abantu batanga serivisi, tuvuga inzego za leta, abikorera cyangwa se n'abandi. Baba bashinzwe gutanga serivisi ku bantu batandukanye, harimo n'abantu bafite ubumuga. Ahangaha rero niho bigaragara ko duty barriers, bantu bashinzwe kubahiriza uburenganzira bwa ba bantu, rimwe na rimwe usanga harimo ikibazo. Aha rero aya masezerano avuga ko niba hari right holder hakaba na duty barrier, right holder afite right, duty barrier afite obligation, afite inshingano zo kubahiriza ibyo right holder akeneye. So iki nacyo ni ikintu gikomeye bavugamo hano, ku buryo usanga turebye nko muri sosiyete nyarwanda hari abashinzwe gushyira mu bikorwa cyane cyane gahunda za leta, politike za leta, birirwa batanga serivisi ku baturage, harimo n'abaturage bafite ubumuga. Ugasanga rimwe na rimwe abaturage bafite ubumuga hari aho ibi bintu usanga bitubahirizwa nk'uko byakagombye, kubera yuko rimwe na rimwe wenda batanasobanukiwe na serivisi baba bagomba guha abantu cyangwa se batanabifiteho n'ubumenyi buhambaye. Ku buryo rero iki kintu nacyo muri aya masezerano bakigarukaho cyane. Ese hari ufite uburenganzira, hari n'ushinzwe kubahiriza bwa burenganzira, ese buri wese agomba gukora iki cyangwa afite izihe nshingano? Aya masezerano kandi aravuga ngo ninde ufite inshingano zo kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano. Abambere bavuga ni leta, kandi inzego zose, kuva bitewe na leta, inzego uko leta cyangwa se igihugu kiba gifite inzego zacyo ziba zubatse, ariko baravuga ko leta ari ifite inshingano ya mbere yo kubahiriza aya masezerano. Ngira ngo ni nayo mpamvu amasezerano ayo ariyo yose asinywa cyangwa se yemezwa mu gihugu, igihugu kiba gifite igihe runaka kiba kigomba gutanga raporo mu rwego mpuzamahanga
cyerekana uko ayo masezerano yashyizwe mu bikorwa. Ni muri uru rwego naboneraho n'akanya no kuvuga ko aya masezerano ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga u Rwanda narwo mu mwaka wa 2015 nyuma y'uko 2008 bayemeza, 2015 nibwo batanze raporo ku rwego mpuzamahanga uko aya masezerano yashyizwe mu bikorwa. Hanyuma muri 2019 ubwo ni muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu nibwo noneho leta yagiye muri UN gusobanura uko bubahirije aya masezerano, ndetse nyuma yaho, nyuma yo kujya kubisobanura, noneho babonye icyo twakwita nka recommandation, aho urwego mpuzamahanga bavuze bati nyuma y'uko muje gusobanura uko mwashyize mu bikorwa amasezerano, dore ibyo twasanze bimeze neza, ariko dore n'ibyo twasanze hari ibitajya neza bigomba gukomeza gukorwa cyangwa se gushyirwamo imbaraga kugira ngo bwa burenganzira bwubahirizwe. Nyuma rero y'uko ari leta ifite inshingano, hari abo bita private actors, ni abandi bantu bigenga ariko nabo bafite inshingano zo gufasha leta mu gushyira mu bikorwa y'amasezerano. Bakavugamo n'abandi abo bita DPOs, ubwo ni nk'imiryango y'abantu bafite ubumuga, ko nayo ifite inshingano zo kugira ngo yunganire leta mu gushyira mu bikorwa y'amasezerano. Hari noneho n'inzego zashyizweho na leta zigenga ziba zishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'aya masezerano. Hari inkiko, hari inteko zishinga amategeko, aba nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'uko inshingano ziba zigiye zitandukanye, nabo bafite inshingano zo gukurikirana uko aya masezerano yubahirizwa. Muri aya masezerano kandi hari icyo bavugaho, ni gute wamenya ko aya masezerano arimo gushyirwa mu bikorwa uko bigomba. Ahangaha nigeze kubikomozaho, ubirebera hari amagambo atatu: to respect, to protect and to fulfill. Aya ni amagambo mu by'ukuri iyo yabashije kubahirizwa cyane cyane na ba bantu bashyira mu bikorwa, kenshi niho bigenda bigaragarira ko amasezerano arimo agenda yubahirizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo rero igihugu kimaze kwemeza amasezerano mpuzamahanga kugira ngo kigiye gutangira kuyubahiriza, navuga ko hari ibintu by'ingenzi cyane biba bigomba kuba igihugu gifite cyangwa se cyihutira kugira ngo gishyireho kugira ngo bigaragare ko koko ya masezerano agiye kubahirizwa nk'uko bigomba. Icya mbere ni uguhindura amategeko. Kuvuga ngo niba hari amategeko ahabanye n'ayo masezerano ku bijyanye n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga, agomba nayo igihugu kigomba gukora ibishoboka nayo akavugururwa, akaba yajyana n'uko icyo amasezerano avuga. Ndetse na za politike ziriho zishobora kuba zihabanye n'ayo masezerano, hagomba gukorwa ibishoboka kugira ngo izo politike nazo zijye mu murongo nk'uko ayo masezerano bisobanura. Ikindi ni uko habaho ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga, kuko nk'uko twabibonye amasezerano bagiye afite uburenganzira bugiye butandukanye. Kugira ngo mu by'ukuri bizabashe kujya mu bikorwa ni uko haba hakenewe n'ubushobozi navuga bw'amafaranga. Ikindi ni icyo bise make good and service accessible. Hari serivisi ziba zitangwa, hari n'ibindi bintu biba bihari byinshi bitandukanye, biba bigomba gukora ku buryo biba byorohereza ba bantu bafite ubumuga kugira ngo bwa burenganzira bwabo bwubahirizwe. Ikindi ni icyo twise to raise awareness on the rights of the awareness and the rights, gukangurira na sosiyete kumenya ngo hari uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga rero bugomba kubahirizwa. Icyo gihe rero niho haba za campaign zitandukanye mu baturage, mu nzego zitandukanye, kugira ngo bamenye ko ubwo burenganzira ari ngombwa. Hari no kwigisha aba professionals, to train professionals, kwigisha abantu batandukanye. Tufata urugero, niba ari abacamanza, niba ari abarimu, niba ari abaganga, abapolisi, abo bose bashinzwe gutanga serivisi za buri munsi bakaba bazi ko ubu ari uburenganzira, kandi bakaba bahugukiwe neza
uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga ni ubuhe, bushyirwa mu bikorwa gute. To collect data ni ukuvuga ko haba hagomba no kuba abantu bafite imibare. Ese imibare y'abantu bafite ubumuga dufite mu gihugu irangana gute, ibyiciro by'ubumuga ni ibihe, kugira ngo bahere aho ngaho noneho bavuge bati dore serivisi twatanga cyangwa se dore planning twakora kugira ngo ubu burenganzira bw'abantu bwubahirizwe. Ikindi ni uko habaho monitoring, ni ukuvuga ngo ni ugukurikirana, kuko niba hariho gushyira mu bikorwa haba hagomba n'ikindi kintu cyo gukurikirana uko ibyo bintu birimo gushyirwa mu bikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ikindi kintu bita to build and strengthen ministries, courts, national human rights institutions, kuvuga ngo za nzego za leta zihari nazo ziba zigomba guhabwa ubushobozi, kuko ntabwo mu by'ukuri baba basobanukiwe n'ubwo burenganzira bw'abo bantu by'umwihariko. Ni byiza rero yuko habaho kubahugura nabo muri ka kazi kabo ka buri munsi, bakaba basobanukiwe ngo ubu burenganzira bw'umuntu ufite ubumuga ni ubu, kandi twakora gutya kugira ngo bushyirwe mu bikorwa. Ikindi ni ukubaka ubushobozi bw'abantu bafite ubumuga ubwabo, ba nyir'ubwite, kuko nibo ba mbere baba bagomba no kubaza uburenganzira bwabo igihe biri ngombwa. Ntabwo rero umuntu azabaza cyangwa azaclaiminga uburenganzira bwe nawe ubwo atabuzi. Aha rero habaho no gutangira kubasobanurira, kubigisha, buri muntu wese akamenya ngo uburenganzira bwe ni ubu, kugira ngo nawe bimufashe niba ari serivisi yaka, niba no mu buzima busanzwe akaba azi ngo ariko nubwo ndi ikiremwa muntu hari uburenganzira afite, nawe ubwo akaba bisobanukiwe. Ubwo wenda bagenzi banjye bakurikiraho yagenda asobanura noneho ni ubuhe burenganzira buri muri aya masezerano, ese bwubahirizwa gute. Murakoze. Nk'uko twari tumaze kureba incamake y'ibikubiye muri aya masezerano, reka dutangire ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere y'aya masezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga ivuga ku ntego yayo. Intego y'aya masezerano rero ni uguteza imbere, kurinda no guha uburenganzira busesuye n'ubwisanzure abantu bose bafite ubumuga, bigamije kubaha icyubahiro cya muntu. Bigaragara ko abafite ubumuga bugaragara, ubwo mu mutwe, ubwo ku mubiri cyangwa se ubw'ingingo, ndetse ubwo mu mutwe cyangwa ubw'ibyiyumvo, bishobora gutuma batagira uruhare mu bikorwa rusange by'igihugu. Niyo mpamvu rero hagomba kubaho izindi ngamba zo guteza imbere, kubarinda ndetse no kubafasha kugira rwa ruhare no guharanira cyangwa se kubahirizwa k'uburenganzira bwabo. Ingingo ya kabiri ivuga ku bisobanuro by'amagambo. Hari aho bavuga guhanahana amakuru. Iyo bavuze guhanahana amakuru baba bashatse kuvuga uburyo bukoreshwa ko amakuru ava ku muntu umwe ajya ku yandi, cyangwa se uburyo abantu bashobora gutanga amakuru. Ahangaha batwibutsa ko tugomba gukoresha uburyo bwose busesuye, n'imvugo uburyo wumve, niba ari abakoresha ururimi rw'amarenga, abakoresha inyandiko ya braille, abakoresha inyandiko ziri mu nyuguti nini, bose bagomba kubona ibingibi kugira ngo bwa burenganzira bwabo bugerweho batageze imbogamizi kubera ubumuga bafite. Hari irindi jambo kandi ryitwa ururimi muri aya masezerano, baba bashatse kuvuga cyangwa se n'ibindi bimenyetso byakoreshwa abantu barimo kumvikana. Ikindi kintu kandi gikurikiraho ni ahantu habereye abantu bafite ubumuga. Ahangaha bashaka kuvuga uburyo bwo gutunganya cyangwa se guhindura imiterere y'ahantu kugira ngo umuntu ufite ubumuga areke kubangamirwa cyangwa se agire uruhare hagendewe ku bumuga afite, mbega iyo sosiyete arimo ibitamubangamiye. Ingingo ikurikiraho ya gatatu ivuga amahame rusange. Amahame rusange yagaragaye haruguru bavuga n'amasezerano mpuzamahanga mu ncamake, aho ntatandukanye cyane n'ari mu itegeko nshinga. Hazamo kutavangura, kubaha icyubahiro cya muntu, uburinganire n'iterambere, kugira amahirwe angana, ndetse no kwita ku bana. Abana nabyo baza mu ihame rusange kubera ko ntibitandukanye cyane n'ibijyanye n'ibyiciro bitandukanye bya muntu. Hazaho kandi ingengo ya kane ari ivuga ku nshingano rusange. Aha ku nshingano rusange bavuga ko ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gukora ibishoboka byose, bigafata ingamba mu nzego zitandukanye cyangwa se mu byiciro bitandukanye
by'ubuyobozi kugira ngo aba bantu bafite ubumuga uburenganzira bwabo bwubahirizwe batagiye kure y'ibiri muri aya masezerano. Bavugamo guteza imbere ubushakashatsi, guteza imbere abafite ubumuga bahabwa amakuru, guhugura ku bijyanye n'ubumuga ndetse n'ibikoresho bikoreshwa n'abantu bafite ubumuga ku bahanga ndetse n'abakorana n'ibigo by'abantu bafite ubumuga, kandi hatibagiwe no guha amakuru abafite ubumuga nyirizina ku birebana n'ibyo bakoresha bikajyana n'iby'iterambere kuko bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Ingingo ya 5 ivuga uburinganire no kutavangura. Ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bizi neza ko abantu bose bangana imbere y'amategeko, hagomba kubaho uburinganire no kutavangura. Kugira ngo rero ubu buringanire bugerweho ndetse biganishe no kubaho ko hatari bube kuvangura, bivuga ko hagomba gushyirwaho ingamba izo arizo zose cyangwa se ingamba zishoboka zose kugira ngo abantu bafite ubumuga bagire uruhare nk'abandi banyarwanda bose cyangwa se nk'abandi bantu badafite ubumuga, bizatuma batavangurwa binyuze mu kwibona mu muryango mugari barimo. Ingingo ya 6 ivuga abagore bafite ubumuga. Biragaragara ko abagore cyangwa se bizwi neza ko abagore bashobora guhezwa mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo burushijeho ubw'abagabo bashobora guhezwa. Niyo mpamvu rero ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bugomba gushyiraho ingamba zikomeye cyangwa se ingamba zinoze kugira ngo umugore ufite ubumuga agire uruhare, agire uburenganzira, abe muri sosiyete yisangamo nk'undi mugore udafite ubumuga cyangwa nk'undi muntu udafite ubumuga. Ingingo ya 7 ivuga abana bafite ubumuga. Hano bavuga ko ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba zo kurinda no kurengera abana bafite ubumuga kugira ngo babone uburenganzira bemererwa nk'abana ndetse no kwitabwaho n'ababyeyi, harimo no gufashwa kutashyirwa ku ruhande bakiri abana kugira ngo barindwe bizatume bakura ari abantu bafite uburenganzira bemererwa, harabayeho kurinda icyubahiro cyabo ndetse n'uburenganzira, hakanitabwa ku mikurire yabo mu bwenge ndetse no ku mubiri. Ingingo ya 8 ivuga kuzamura imyumvire y'abaturage. Ahangaha aya masezerano agaragaza ko ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage mu nzego zitandukanye, abayobozi, abayoborwa ku nzego z'ibanze no ku rwego rw'igihugu ndetse n'abikorera bari muri icyo gihugu bagira amakuru ku bumuga. Ahangaha bavugamo gushyiraho umwanya w'ibiganiro by'ubukangurambaga binyuze mu buryo butandukanye, ndetse kandi bagatanga amakuru ku byiciro bitandukanye by'abantu ku birebana n'ubumuga, kandi bagahera no ku bantu bafite ubumuga kugira ngo imyumvire yabo izamuke, bakomeze kugira bwa burenganzira n'amahirwe angana n'abandi bantu yo kugira uruhare muri sosiyete. Ingingo ya 9 ivuga kugerwaho kw'ibikenewe. Ingingo ya 9 hagaragaramo mu byiciro navuga ngo bitandukanye byose by'umuntu. Niba ari mu burezi bagaragaza ko umwana agomba kujya ku ishuri, mu buvuzi bakavuga ko umwana agomba kuvurwa, umuntu agomba kubona ibimutunga, mbega serivisi zose cyangwa se ibigenerwa umuntu nk'umuntu, umuntu aba agomba kubigeraho. Habayeho gutunganywa kw'imirongo migari ngenderwaho, gutunganywa kwa gahunda nto ziri mu gihugu ndetse bihereye no ku mapolitiki kugira ngo yorohereze ba bantu bafite ubumuga cyangwa se ateganye uburyo abantu bagomba kugerwaho na bya bindi bakenewe na za serivisi bakenewe mu gihugu. Aha kandi tuza kurebamo n'ibijyanye no kugerwaho n'ibikenewe, harimo mu buryo bwo kwigenza, mu buryo bugaragarira umubiri. Niba ari ukugenda, umuntu akaba yagira uruhare mu kugenda mu gihe abishaka, mbega gahunda zose zitandukanye zikaba zamugeraho. Ingingo ya 10 y'aya masezerano ivuga uburenganzira ku buzima. Umuntu afite uburenganzira bwo kubaho kuva gisamwa kugera yavutse. Niyo mpamvu rero umuntu uko yaba ameze kose, yaba afite ubumuga mu byiciro bitandukanye, afite uburenganzira bwo kubaho, ntakwiye kwicwa cyangwa se kuba yavutswa ubuzima kubera ko afite ubumuga. Ingingo ya 11 ivuga ibihe bishobora kubyara impanuka no kugobokwa byihutirwa. Ahangaha tureba agaragaza ko ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba ziboneye kandi zikwiye kugira ngo wa muntu ufite ubumuga mu gihe habayeho ibihe by'ibiza cyangwa se ibihe
twavuga ngo ni iby'amage bishobora gutuma wa muntu akenera gutabarwa, habaho izo ngamba zishobora gutuma atabarwa. Aha twavuga wenda nk'ahantu hari imisozi miremire, imisozi ishobora kumanuka ikaba yagwa, ahantu hari ibirunga bishobora kuruka, cyangwa se hakaba habaho n'inkongi y'umuriro. Icyo gihe rero haba hagomba kubaho imirongo migari ngenderwaho mu gihugu yashyizweho n'ibyo bihugu kugira ngo hagaragare uburyo b'abantu bashobora gutabarwa mu gihe cy'ibyo bibazo nk'abantu bafite ubumuga, kandi bishobora gutuma bagira intege nke zo kuba bakitabara cyangwa se bahunga icyo kibi nk'abandi bantu badafite ubumuga. Ingingo ya 12 y'aya masezerano ivuga kureshya imbere y'amategeko. Nituvuga kureshya imbere y'amategeko, hari amategeko menshi y'igihugu agiye avuga ku bintu bitandukanye, ariko dufata amategeko muri rusange. Ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushiraho n'ubundi ingamba ziboneye, zikwiye kandi zirengera abantu bafite ubumuga, zikanabarinda kuba bagira ubusumbane, bavangurwa imbere y'amategeko. Niba hari icyo amategeko avuga, n'urugero niba bagomba hari icyo bemererwa n'amategeko, umuntu umwe ntabe yakibuzwa cyangwa atagira amahirwe yo kukigeraho kubera ko afite ubumuga. Hakagaragaramo kandi uku kureshya imbere y'amategeko, nta muntu ugomba gusubizwa inyuma, nta muntu ugomba kubuzwa uruhare runaka, yaba mu bijyanye n'inkiko, imitungo se, kubera ko afite ubumuga. Ingingo ya 13 ivuga guhabwa ubutabera. Kungana imbere y'amategeko ni kimwe, ariko kandi no mu gihe cyo guhabwa ubutabera ushobora guhohoterwa, ushobora gukora icyaha, ushobora gukorerwa icyaha, ugomba guhabwa ubutabera bungana n'ubw'undi muntu udafite ubumuga, hatitawe ngo ufite ubumuga habe hazamo n'iby'impuhwe bavuge ngo ariko ubundi uyu muntu reka tumureke. Ugomba guhabwa ubutabera, gusa hakitabwa ko mu gihe cyo guhabwa ubutabera uri bushyirwa ahantu cyangwa se urifatwe ku buryo butabangamiye ubumuga bwawe. Niba uri umuntu ugendera ku mbago, ntibagufate ngo bagushyire mu nyubako mu gihe barimo kukugorora mu nyubako y'ama esikariye gusa, kandi bazi neza ko uzakenera kugenda. Niba uri umuntu utumva utavuga, ntugere aho batangira ubutabera ngo bakure kugende kubera ko badashoboye kukuvugisha. Ni uburenganzira bwawe, bagomba muri za ngamba igihugu kiba cyaremeye gushyiraho kikimara gushyira umukono kuri ya masezerano, hagomba kubaho n'urugero muzi w'ururimi rw'amarenga ugomba kugufasha kuba wahabwa bwa butabera, akagufasha kumvikana n'abashinzwe kuba baguha ubwo butabera. Hakabaho kandi kwita ku mwihariko wa buri muntu. Nivuga umwihariko wa buri muntu, wumve ku kwita ku burenganzira bwa muntu. Urugero, niba nakoze icyaha nawe ugakora ikindi, niba dufite ubumuga wenda bwo kutumva no kutavuga, hari ukurengera ubusugire bwa butabera ndi buhabwe bunoze. Bakaba baduha umusemuzi w'ururimi rw'amarenga umwe, ariko kandi tuvuga ibintu bibiri bitandukanye, biragoye cyane kugira ngo tuze kugira cya cyizere. Aho niho rero bavuga guhabwa ubutabera bunoze kandi bigendeye ku byo ushobora gukenera byihariye kugira ngo ubone bwa butabera bunoze, ubumuga bwawe butakubereye imbogamizi. Ingingo ya 14 y'aya masezerano ivuga umutekano n'umudendezo bya muntu. Umuntu agomba kubaho yisanzuye, ntacyo yikanga, agenda mu gihugu uko abishatse, umutekano ukaba wumva ko nta cyaguhungabanya, ukaba ntacyo wabura gusaba cyangwa se kuvuga kubera ko ufite ubumuga, kubera impungenge z'umutekano wawe. Ingingo ya 15 ivuga uburenganzira bwo kudakoreshwa iyicarubozo, imigirire cyangwa se ibihano bya kinyamaswa cyangwa ibitesha agaciro. Ahangaha bavugamo ko waba ufite ubumuga muri bya byiciro tuzi bitandukanye, ntago yemerewe kuba wakorerwa ibitandukanye n'iby'ikiremwa muntu cyemererwa gukora, ibitandukanye n'ibiri muri aya masezerano hitwaje ko ufite ubumuga. Haro twabonye ntago wemerewe gukorerwaho ubushakashatsi keretse gusa ubyiyemereye. Ntago wemerewe kuba wajyanwa ahandi hantu mu bundi buryo ngo ukoreshwe bigamije kugira ngo wenda bagire icyo biga cyangwa bagire icyo bageraho kandi utabyemerewe. Ahangaha kandi iby'iyicarubozo bigiye bitandukanye bitewe n'ibyiciro by'ubumuga. Hagomba kwitabwa kuri buri gikenewe cya buri muntu gishobora kumubangamira cyangwa se kikaba cyamubera cyaba nk'imigirire imugaragaza nabi muri rubanda, ubwo ndavuga imugaragaza nkaho atakiri umuntu. Ingingo ya 16 y'aya masezerano ivuga umudendezo no kutagirwa igikoresho no kudahohoterwa. Hano bavugamo ko kutagirwa igikoresho no kudahohoterwa hatitawe ku myaka, ku gitsina,
ntabwo ugomba kuba wakoreshwa mu bundi buryo butandukanye n'ubwo aya masezerano avuga. Ugomba icyo wakora cyose ugomba kubanza kukibwirwa ukaba wanacyemera. Ahangaha ndetse bavuga ko hagomba kubaho ingamba zishyirwaho n'igihugu cyashyize umukono kuri aya masezerano kugira ngo aba bantu bafite ubumuga bamenye ibijyanye n'uburenganzira bwabo n'uko bagomba kwitwara n'ibyo bagomba gukorerwa mu muryango mugari barimo, aho binagaragaza ko uyu mudendezo ibi bigomba kubaho, ariko hakabaho n'uburyo bwo kuba bareba ese uburenganzira burubahirizwa, ibi birubahirizwa, ariko bikagirwamo uruhare n'inzego zidafite aho zibogamiye. Ingingo ya 17 ivuga kurengera ubusugire bwa muntu. Umuntu afite icyubahiro cye avukanwa, hari ubumuntu bwe imbere ndetse n'inyuma, rero agomba kurindwa, hagashyirwaho n'izo ngamba nk'uko twabibonye kugira ngo ubumuntu bwe burindwe ntabangamirwe. Ingingo ya 18 bavuga umudendezo ku gutembera no ku bwenegihugu. Bagaragazamo ko n'ubundi bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba zituma wa muntu ufite ubumuga atembera mu gihugu nta kimutega, atabangamiwe n'ubumuga bwe, ndetse kandi bagaragaza ko umuntu ufite ubumuga atagomba kwimwa ubwenegihugu kubera ubumuga afite. Aha bigenda bigaragara iyo tuvuze ubwenegihugu, ubundi akenshi nk'umunyarwanda cyangwa se umuntu utuye mu gihugu agira ubwenegihugu kubera ko afite ikimuranga, niho agera bakabona ko koko afite ubwo bwenegihugu iyo yashyizwe mu bitabo by'irangamimerere. Aha rero hagomba gushyirwaho ingamba zituma kuva abana bavutse ndetse kugera banakuze umudendezo wabo urindwa, kandi bakaba bafite ubwenegihugu bemererwa n'amategeko bakabuhabwa hatitawe ku bumuga bafite cyangwa se ku bushobozi bw'ubumuga bwabo. Ingingo ya 19 ivuga kubaho ntawe bateze amaso no kuba mu muryango. Ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba cyangwa se uburyo bwo guha abantu ubushobozi butuma bagira uko babaho, bakabaho bashatse, bakabaho uko yababayeho kose, ariko akabaho nta muntu atezeho amaso kandi abifatiye umwanzuro we wenyine, ashobora guhitamo ikintu yagize amahitamo ye mu bijyanye n'imibereho ye. Ingingo ya 20 ivuga gushobora kwigenza. Gushobora kwigenza bagaragazamo ko ibi bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba n'uburyo yaba iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byose bikoreshwa kugira ngo uyu muntu ashobore kwigenza. Aha bavugamo ko hari ibikoresho ndetse n'ibindi bikenerwa bishyirwaho ku buryo abantu babibona ku giciro gishoboka cyangwa se bakaba babibona no ku buntu bitewe n'ibyo bakeneye. Ingingo ya 21 ivuga ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza no kubona amakuru. Umuntu ufite ubumuga bagomba guhabwa uburenganzira bwo gutanga igitekerezo mu bandi, bwo kumenya ibiri gukorwa muri sosiyete hatitawe ngo ntava mu rugo se, cyane ko hari abafite ubumuga bashobora kugumishwa mu rugo bitewe na environment barimo cyangwa se n'ibidukikije uko bimeze, badashobora kugenda cyangwa se akaba ashobora kugenda ariko ntabone uburyo yakira amakuru bitewe n'ururimi akoresha, niba akoresha ururimi rw'amarenga. Ibyo rero hano bagaragaza ko umuntu ufite ubumuga afite uburenganzira bwo kubona amakuru binyujijwe mu kumenyesha zaba inzego z'itangazamakuru cyangwa se ibigo by'itangazamakuru, byaba bivuga ibyandika cyangwa se n'ibikoresha uburyo bwo kuri internet. Bigomba gushyiraho bwa buryo bunogeye ba bantu bafite ubumuga mu byiciro bitandukanye, niba ari abatabona bakagira braille, abatumva ururimi rw'amarenga, abasoma inyandiko nabo zikaba zihari kugira ngo biborohereze kubona amakuru no gutanga ibitekerezo bibafasha kwibona mu muryango nyarwanda. Ingingo ya 22 ivuga kutinjirirwa mu buzima bwite. Waba ufite ubumuga mu cyiciro icyo ari cyo cyose, aya masezerano ateganya ko ntugomba kwinjirirwa mu buzima bwite kubera ko ufite uburenganzira bwawe bwihariye n'icyubahiro cyawe bwite, harimo kuba wasomerwa amabanga cyangwa se kuba wagira ibirebana n'imibereho yawe bwite winjirirwamo utabitangiye uburenganzira. Ingingo ya 23 yo ikavuga kubaha urugo n'umuryango. Iyi ngingo nituyigeraho, aya masezerano yo avuga ko nituvuga ibyo kubaha urugo n'umuryango hatitawe ku bumuga umuntu afite cyangwa se ngo turebe ni umugabo cyangwa ni umugore, bagaragazamo ko umuntu ugejeje imyaka y'ubukure, bakavuga cyane ku bijyanye no gushakana, afite uburenganzira bwo gushaka umuntu yihitiyemo yakunze ubwe akabifatira icyemezo. Hanyuma kandi afite uburenganzira
yaba abagore bafite ubumuga cyangwa bafite uburenganzira bwo gufata ibyemezo ku mubare w'abana bazabyara n'uburyo bazabarera. Ahangaha bikaziramo no kubona ya makuru ku bijyanye no kuboneza urubyaro n'uburyo bw'imirere y'abana, bigatuma banubahiriza za nshingano zabo nk'uburenganzira bwabo bwo kwita ku rubyaro rwabo. Ingingo ya 24 ivuga ku burezi. Abantu bafite ubumuga bagomba guhabwa uburezi busesuye, bwuzuye kandi butababangamiye. Ni ukuvuga iki? Bivuze ko ufite ubumuga afite uburenganzira bwo kujya mu ishuri, afite uburenganzira bwo guhabwa bwa burezi ari kumwe n'abandi. Niyo mpamvu ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba zo kugira ngo abana bafite ubumuga bigane n'abandi. Ikavuga kandi no ku bantu bakuru bafite ubumuga mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'ay'imyuga hagomba gushyirwaho ingamba, ndetse hagomba gushyirwaho n'uburyo bunoze. Niba ari aho bigira amashuri y'imyuga hakaba hatunganywa kugira ngo umuntu ufite ubumuga runaka ashobore kuba yaza akiga agakurikira amasomo nta kimubangamiye. Ahangaha kandi banavugamo ko abafite ubumuga butabemerera kwigana n'abandi, hakorwa ibishoboka byose kugira ngo bashyirwe mu mashuri abafasha. Aya mashuri ashobora gushyirwaho n'ibigo by'abafite ubumuga, ibigo by'abihaye Imana, cyangwa se bikaba ari n'ibigo bya leta cyangwa abandi baterankunga, ariko kugira ngo b'abana bige bahabwe uburezi nk'ubw'abandi. Baharanira cyane cyangwa se muri aya mategeko bashimangira ikintu cy'uburezi budaheza, aho bavuga cyane ko abana batagomba kwiga bonyine, ahubwo bagomba kwigana n'abandi, keretse gusa abo byabaye ngombwa kubera ubushobozi baterwa n'ubumuga bwabo. Ubwo ndavuga ubushobozi butabemerera, ubushobozi budahagije butuma bigana n'abandi. Ingingo ya 25 yo ivuga ubuzima, aho bavuga ko n'ubundi ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba zituma abantu bafite ubumuga bahabwa serivisi z'ubuzima zinoze kandi zifite ireme. Tukareba harimo ubuvuzi busanzwe ndetse n'ubuvuzi bugendeye ku bumuga bwabo. Aha kandi batubwira ko hagomba kubaho kwita ku buzima ku bijyanye no gukumira ubumuga ndetse no kuba batuma ubumuga bukura. Ahangaha dufata nk'urugero aho umuntu ashobora kujya kwivuza ubumuga runaka rushaka kuba ari nk'ubw'ingingo, yari kuvurwa akagera ku kigero cyiza runaka, akaba yashobora kwigenza cyangwa akaba yamererwa neza, ariko ugasanga hari aho ashobora kudahabwa ubuvuzi bunoze cyangwa ku gihe, bigatuma bikuza ubumuga. Cyangwa se ugasanga umwana aravutse ariko nyuma agize ubumuga bitewe n'uko atitaweho ku birebana n'ubuzima. Bavuga ko kandi mu buzima ibikenerwa n'abantu bafite ubumuga bitewe n'ubumuga bafite bagomba kubibona ku buntu cyangwa se ku giciro kibabereye. Bivuze ko rero igihugu kiba kigomba gushyiraho ingamba zirebana yaba n'ubwishingizi mu buvuzi cyangwa se n'izindi gahunda zose ziri mu gihugu zishobora gutuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza, bituma wa muntu ufite ubumuga nawe abigeraho cyangwa se agerwaho na za gahunda zitandukanye. 26 ni uguhabwa ubushobozi no kwita ku bumuga. Bivuze ko ahangaha abafite ubumuga bagomba guhabwa ubushobozi mu byiciro bitandukanye, yaba mu mahugurwa cyangwa se no guhabwa ubundi bushobozi butuma babaho. Urugero, niba umuntu ufite ubumuga afite abana adashoboye kubitaho, wa muntu agomba guhabwa ubushobozi bigatuma b'abana be biga. Bivuze ngo afite uburenganzira kubera ubumuga afite bwo guhabwa ubushobozi butuma wa mwana we yiga hitawe ku bumuga afite cyangwa se kubera za mbogamizi aterwa n'ubumuga afite. 27 bavuga akazi n'umurimo. Abafite ubumuga muri ibi bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba zituma bari abantu bagira ibyo bakora bibahereza amafaranga abafasha kubatunga. Bigomba gushyiraho ingamba zituma bano bantu bagira amahirwe yo kubona umurimo. Bigomba gushyiraho ingamba bituma aba bantu bakora mu bigo bya leta. Bigomba gushyiraho ingamba bituma abantu bakora ndetse no mu bigo byigenga, ariho bahera bavuga ngo hari ijambo ry'icyongereza bajya bavuga les actions affirmatives. Mu bigo byigenga hagashyirwaho ibikorwa byiza bishobora gutuma abantu bafite ubumuga bakora akazi kandi bakagakora neza. Mu gihe bahawe akazi kandi bagomba gushyirirwaho uburyo buborohereza mu gukora akazi kabo neza hitawe ku bumuga bafite. 28 bavuga imibereho myiza iboneye no kurengerwa mu muryango mugari. Imibereho myiza iboneye bavuga ko ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bishyiraho ingamba ziboneye kandi ingamba
zikwiye, navuga ngo zifite ireme zo gutuma wa muntu uri mu gihugu ufite ubumuga abaho neza, hatitawe niba ashobora gukora cyangwa adashobora gukora. Ndetse ibi kandi iyo bavuze ngo mu muryango mugari, no muri duhera kuri wa muryango abamo ndetse no muri wa muryango mugari nk'igihugu, ese imibereho y'imeze ite, ibangamiwe n'iki? Ibyo byose nibyo igihugu kiba kigomba gutunganya binyuze muri ya mirongo migari ngenderwaho, binyuze muri za gahunda no muri za nkunga ziterwa abaturage cyangwa se bya bikorwa bwa bufasha buhabwa abaturage kugira ngo babeho neza. Ahangaha niba umuntu afite ubumuga adafite inzu yo kubamo, bakaba bamwubakira inzu kugira ngo abeho muri ya mibereho myiza iboneye kandi yisange mu muryango, yibone mu muryango mugari, bizatuma agira uruhare mu bikorwa bitandukanye, haba mu gutanga ibitekerezo cyangwa se mu kuba yagira n'ibyo amara byamugirira umumaro ku giti cye cyangwa igihugu muri rusange. 29 bavuga uruhare muri politike no mu buzima rusange. Ahangaha umuntu ufite ubumuga afite uburenganzira bwo kuba yagira inshingano cyangwa se kuba yakiyamamaza, kuba yatorwa, kuba yafata ibyemezo, kuba yabarizwa mu miryango ya politiki, kuba abafite ubumuga bafite uburenganzira cyangwa se bashobora gushinga imiryango yabo irengera uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga, bashobora kuba bahagararira abandi cyangwa se bajya mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi hatitawe ku bumuga bafite, ahubwo hakajyaho koroherezwa no kwitabwaho kugira ngo bwa bumuga bafite ntibubabuze gutanga umusaruro cyangwa gutanga umusanzu, ahubwo bitume bafashwe kugira ngo ubushobozi bwabo babugaragaze ndetse butange umusaruro ku gihugu muri rusange. Ingingo ya 30 ivuga uruhare mu by'umuco, imyidagaduro na siporo. Ahangaha bavuga yuko ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba guteza imbere ibijyanye n'umuco, imyidagaduro na siporo ku bafite ubumuga mu byiciro bitandukanye, binyuze mu kubaha amakuru, mu kuba babaha n'amahugurwa, mu kuba babafasha kugira uruhare muri ibyo bikorwa, kubafasha gushyiraho amatsinda bakoreramo ibyo bikorwa, kubafasha kujya mu marushanwa y'igihugu ndetse na mpuzamahanga. Mbega ubumuga bwabo ntibutume badakora ibi bikorwa bijyanye n'imikino, umuco na siporo, ahubwo bakoroherezwa kugira ngo imikino yabo itezwe imbere. Hakabaho ko ibyo bihugu bashyize umukono kuri amasezerano bikangurira abaturage, inzego zitandukanye ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'ibanze, uburenganzira abantu bafite muri ibi bikorwa ndetse n'uburyo bushoboka kugira ngo bikorwe, aba bantu babigiremo uruhare bisanga mu muryango mugari. Tumva ingingo ya 30 ari kivuga muri rusange, kuva ku ngingo rero ya mbere kugera ku ya 10 uko twabibonye byavuga ku bintu biri rusange, ariko kuva kuri 11 kugera kuri 30 bivugana no bwa burenganzira umuntu ufite ubumuga akwiye cyangwa se agombwa. Ibi nibyo aba agomba kumenya ko agomba no kubihabwa. Hanyuma izindi ngingo zikurikiraho nk'uko aya masezerano afite ingingo 50 zivuga ku makomite atandukanye, amakomite y'abafite ubumuga ku rwego rw'igihugu, amakomite mpuzamahanga ndetse no ku rwego rw'umuryango w'abibumbye, aho bagenda noneho bakora za gahunda zituma harebwa uko aya masezerano yubahirizwa, harebwa se n'iki cyakorwa, hanabaho bwa bufatanye mpuzamahanga kugira ngo bwa burenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwubahirizwe, hanyuma abantu bafite ubumuga bagira ubwisanzure, bagira uruhare ndetse bibone mu muryango mugari barimo cyangwa se babarizwamo nk'abantu, hatitaye kureba ubumuga bwabo, ahubwo bakarebwa nk'abantu, nk'ikiremwa muntu.